yegukana Mukashyaka bamubwira kuzaganiriza umukobwa we Mignone ku buzima bw'imyororokere. Byaba bigeze he? Parisegonde wapangaga gucuruza ibiyobyabwenge se umushinga ugeze he? Engineer nawe Sylvie ubushize yaramuhejeje umwuka. Reka twumve uko byifashe kugeza ubu. Ese mama, karame mwana wawe. Imyenda kari myinshi turayifura tuyirangize. Iyi myenda rero ntabwo ari myinshi humura. Urabona icyatumye iba myinshi nari amashuka muraraho. Wowe fata utu uniforme twabarumuna bawe, hanyuma nanjye ndafura aya mashuka ni imyenda yindi yanduye cyane. Ntibihita birangira se? Nta kibazo biroroshye rwose. None se ma, ndakumva. Kuki tutajya tujya gusura abandi bantu? Uretse kwa Madivine honyine naho dusura? Nta bandi bantu tuziranye twasura? Mwana wanjye rero abo twasura barahari, ariko bagiye batuye kure. Ku buryo rero mutarakura bihagije ngo njye mboherezayo. None se ntabwo uzi ko ababyeyi banjye bavukaga ino? Nukuri muzatujyane mu miryango yabo tujye kubasura. Tuzabikora pe. Ariko banza wige neza ubutaha nutsinda neza nzakujyanayo. Ku ishuri se urabona bigenda neza? Nta kibazo rwose biragenda mama. None se mwana wa, ku ishuri mujya mwiga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Babitwigishaho bikeya. Ariko nkumva njyewe ari by'abantu bakuru ngiye bitandeba. Babigisha ngo iki? Oya wiseka mbwira. Ne mwarimu yaratubwiye ngo abakobwa bamera amabere, abahungu bakamera ubwanwa. Twese turaseka. Mbese ye nubwo mwasetse rero yababwiraga ukuri. None se ntureba ko amabere yatangiye kuza mu gatuza kawe? Nyine mba mbibona ariko mva ndacyari umwana. Nibyo uracyari umwana, ariko burya uyu mwana w'umukobwa yatangiye gupfundura amabere, agatangira kubyibuha amatako, agatangira kwiyitaho, mbese nk'uko kwawe uba wiyitaho, wiyogoshesha utuntu, wireba muri miruwari, haba hari ikintu gikomeye kigiye kukubaho mu buzima. Gusa ni igiki mama? None se kwiyogoshesha gutya ni bibi? Oya ntabwo mvuze ko ari bibi mwana wanjye, ariko imyitwarire nk'iyo nyine ibigaragaza ko uri hafi kuba wajya mu mihango. Ibyo bintu mwarimu yarabitubwiye, ariko sinigeze menya ibyo ari byo. Umva uko bigenda rero. Kujya mu mihango ku mwana w'umukobwa bivuga igihe umubiri we wagize ibyo usohora ukabicisha mu myanya ye y'ibanga maze bikaza ari amaraso. Reka da, akazana amaraso atakomeretse? Yego rwose. Ibyo iyo bimubayeho aba agomba kumenya ko bizajya bimubaho byibuze inshuro imwe mu kwezi, ari byo bita ukwezi k'umugore. Ewe, none se iyo bije umuntu abyifatamo gute? Hari ibikoresho rero byabugenewe abenshi bamenyereye ku izina rya Kotex, ugomba kugura ukibinda kugeza bihagaze kuza. None se ubwo bimara iminsi ingahe? Biterwa n'umuntu uko ateye ku giti cye. Bishobora kumara iminsi 3, 4 cyangwa ikarenga. Ibyo bintu ntabyo narinzi pe. Nuko rero bigenda. Ese ubundi ku ishuri ryanyu bagira icyumba cy'umukobwa? Icyumba se? Nyine kirahari, mbona mwarimu ajyanayo abana b'abakobwa, ariko sinzi ngo habera ibiki. Ubimenye rero, kimwe mu bibazo icyo cyumba gishinzwe nicyo nakubwiraga kijyanye n'imihango kirimo. Mama urakoze, ni ukuri ndumva nungutse ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, byose ntabyo narinzi. Mama, kirayijyanye. Reba ikibiri ducana ku kabuti tugabanya umuhumuro mani. Parisego, umunsi rwose ntabwo ndi gucona pe. Kaho tugurira kandi karawundi se basi twinywere. Umva mubwire rero. Soso nagure niwe wayo amafaranga n'ibya bikire birwana rwose, njye nta mafaranga mfite. Ngo bikire? Ko shamwe agiye mureka ibyo bintu. Ninde se ugitanga amafaranga ko bose bacanye ku maso? Ko soso, ko kenshi ubu posting amafiriti n'inzoga zihenze. Umugabo ari kugurira ugatahira. Yegora. Ariwe. Uziko hari igihe umugabo akugurira ibyo byose murimo muravuga. Mwagera ku buriri mwatangiye no kwiyambura. Agahita akubwira ngo yendaga kuguha mwayaririye. Usemba beshya. Amaye, njye natamukatira pe. Natamubwirane wapi ntabwo byakunda. Ariwe. Ubwo se waba wari ifi y'abandi warangiza ukaza kwizigiza mu rugo bugoryi. Bagutera n'icyo urebye nawe. Wangu ko mwagowe hararenganiye byoroshye pe. Akomani. Ibaze ko wapangiye 20,000 wagera ku buriri umaze kwiyambura ukumva ikirezi ngo ndaguha 5,000 wakwizigiza kandi nabwo agahita kuzanira fagitire zose z'ibyo mwariye n'ibyo mwanyweye kakubwira ati dore urayanyishyura
Kwa sibyo? Babyloni. Icyo gihe ubwonko burazunguruka ukabura ukumva uko ubaye ukavuga utereka bya bitanu mbifate ntabura byose ubundi akazi kagatangira sasa. Ariko uwo mugabo nawe ari umurara muba kuko ubwo se yungukira he kutabireka we. Gusa nyine hari n'uwibeshya akiyakuza gushaka gukoreraho uwo ndayamuca yose. Nibyo kada uramureka agakuraho se n'akakingirizo None so nta soni ko kuryamana n'abagabo n'agakingirizo. Ubwo se ubuze uko bahagaze cyangwa warangije kwandura virusi itera sida shana niyo mpamvu kugira ngo nawe banduze. nyine uzabura ubwenge byo biramureba. Nyine akoreraho nkamuca 30,000 kandi mpita muca na 15 by'ikinini cyo kugira ngo ntasama. Gusa urumva atari 45,000 mani ijoro rimwe noneho. So wowe uzapfa udateka kabiri. Ese mbaru bite ko wumi utari kuvuga. Gusa aho kandi ko gukorera aho ngaho niko kabi. So nako kasaba. So uzaye kwipimisha umenye ko uhagaze. Mureke nakazi ke. Ambo reka duhindura umurongo sasa. Dore umupangu rero guteye. Hari umukire uri nkakara twaravuganye nyine ambwira ko azazana kashi maze tugashora birambuye nyine muri izi diri zacu. Urumva izi zuru umujyi nyine amubyo. Ndashaka ko rero azagera ahangaha akagwa mu ikipe twubatse neza. Urumva ikipe y'abafatanye bikorwa nyine basobanutse. Aho nizeye ko wamubwiye ko njye mari. Wisho waguzwa dore uko nabipanze. Tuzaya tujyana igitsinsi turangurura umujyi. Urumva turangure mu korogo n'inzoga z'inkorano wembaruru uzabushinzwe gushaka amasoko. Urumva naho we soso uzajya ubibika. Urumva bike nyine byo guhita duha abakiriya tuzashaka uko nyine byajya bijya kubiko kwa mbaruru kuko stock yo kwa soso nyine izaba iri hafi yawe. Polisi ni mfata. Igufata itese. None se izi nzoga za fraude muzajya muzizana mute? Tizamba ku mupaka se zite. Ninde se muzakora nawe uzajya bibafasha? Tunyivire Babyloni. Gusa ibintu birimo amafaranga. Uri tayari dukore cyane. Ondesha. Ngo Silvia. Ndahomba. Uyu munsi waketse neza rwose byari biryoshye pe. Uraga n'ubundi niko nsanzwe. Ariko nyine muri iyi minsi sinzi uko wabaye. Bitumuza utwuka inabi. Utudurumbanya ibintu byose ugasanga wabivanze. Ntabwo ugira umwanya wo kurya ibyo natetse. Nabyo byashoboka. Akora. Mpamvu zitandukanye navuze. Gusa umunsi nyine byabaye ngombwa ko ntakare kubera nyine ndi mpamvu ngira ngo tuganira. Iyo mpamvu rero itumye utaha kare. Izahoreho rwose nubwo ntarayimenya. Wese ibindi bibi. Niko. Ndakumva. Uribuka ejo bundi turi mu murima ko nagukoreye isezerano. Ndabyibuka. Nakubwira ikintu kiza nzagukorera. Yego. Ashira ngo ushaka bintu cy'umushahara wanjye. Yazanye. Ubu nangahe? 50,000 reka mbare. Ayo. 40 byose. Genda umuntu w'umugabo. Numva. Cyakaba ni wowe turi kumwe cyangwa nundi? Oya tuza biracyaza. Nubona envelope? Yego. Zana nkore ko numva. Wayibonye ko ifungishije papier yakora? Yego. Wayibonye? Akira funguro ibikirimo. Ariwe mana we. Nabonye. Cyakaba. Igitenye kiza gutya. Wakibonye? Ariko none ndagushimira nte ko. Ibyishimo nk'ibi mbeheruka kera mana yanjye. Mbega umugabo ntunguye. Reba noneho no muri envelope iteretse inyuma y'ameza. Reba mo nawe. Mana ijoro byose. Reba mo. Cyakaba. Imyenda ingari cya y'abana koko. None. Mana wereka ngo uhobere basi. Mana yanjye we ubu nk'ibi bikoreye iki koko. Nge nari naramaze kuguheba. Mpa mukasha. Ndakumva. Ibi mbikoreye kugira ngo nkwereke ko nkiri cyakabaruzi. No kuri rwose. Cyakabaru uhagarara ku cyo yavuze umugabo uhamye utava ku ijambo. Zari maze kurambirwa inkino z'abaturage rwose ngo cyakabare mpohotera umugore mtendagira ngo nkwereke urukundo ruzira umuryango. No kuri urakoze no kuri. Ngaho reka twicare noneho mbwira icyo utekereza wenda turaza kugira aho duhuriza. Nibyo rwose. Mbere y'uko rero twicara Yego. Tugira icyo tuvuga. Yego. Reba iruhande rwawe. Hariya se? Reba iruhande rw'iri ambaraje ari iteretse. Hariya. Zana ariko zana.
Zana. oya ntabwo uri Imana ishobora noneho ndumva ntagiye no kuvugishwa oya ntabwo uri cyakabarenze ndi kubona undi muntu mu maso yanjye ni ukuri kw'Imana ntabwo humura nanjye wanzaniye koko nakuzaniye rwose umva bwa mbere muri uru rugo amateka ariyanditse yego ngaho ba wicaye nzana agafunguzo banguka uzumanaguraho ibi byaha byose nagukoreye dutangire bundi bushya so uyu mutima mwiza wakuye he koko ngerega ndi kumva byandenze humura ntibikurenge erega buriya yego kambaze nsoma oya soma rwose njye nasanze kwirirwa ngiye nshwana nawe nguruka nawe nabonye rwose ko atari bwo buryo bwiza bwadufasha kugira icyo duhindura kandi tukagira icyo tugeraho yego mpitamo guhindura umuvuno none rero mbwira ndakumva urifuza iki mu by'ukuri ngaho mbwira ngo uteze yombi buriya rero yego nasanze ibintu by'inguzanyo muri sako bishobora kuzunguruka bikanarangira bataduhaye inguzanyo twifuza yego cyangwa se bikanatinda birashoboka nsanga ariko gufata nko kuri rasambu tukagurishaho igipande gitoya byakwihuta kurushaho ariko se nkubaze urumva ko wiyemeje ko twinjira muri bizinesi nk'uko wabiteganyaga wereka tubona amafaranga gusa ubundi ibindi nkwereke ntureba ko uriya murima wegeranye na Bushayija yego ndaza kumwegera umuntu w'umuvandimwe mwumvisha ukuntu agomba kuwugura kandi tumuhende harya buriya twamuha nk'ahangana iki wemeye ngera hino nkobere di ubwo rero nkunda ko kubwira igitekerezo nk'icyo ukacyumva vuba ubwo wemeye ko tugurisha urakoze cyane no kwigwira urabona nyine njye impungenge wari ufite nanjye nasumvaga uriya murima turacyawukeneye yego sibyo ariko dukuyeho nka metero 40 cyangwa 30 mbese nyine kwa kundi nakubwiraga nyine gukura nakwerekaga yego hafi hariya yego eshatu yaziduha yego kandi zaba ari izo umva rero nkubwire nibyo ndabyemeye ariko kugira ngo tubikore turakorana andi masezerano yanditse nandese njyewe nawe nibyo oya mbwira urabyemera tuyakore cyangwa ntubyemera mwiriwe neza bahano mwiriwe papa ko mbona se mutakinze amadirishya imibu ntabwo yinjirara nese wowe wayakinze ibyo ni ngombwa kuko bitubwira ariko gupfa iki no guhora uvuga nabi koko hari ikibazo nari nteje koko nese ubwo ngubwo ahubwo wupfa ikintu gukomeza ibintu niba ubona idirishya rikinguye kandi imibu ikaba yinjira rikinge ahandi magambo uyihorera ibyo ntibyoroshye aha reka tubyihorere da enda akiriya mverope harimo imbuto murongeho dukeya mbe ntamiyeho gato urumva asaba yaza ariko sezewe nk'ubu koko ibi bidimu uguze byuzuye mverope koko ubizaniye nde kuzi ko ntari indimo ukabuze ko Ninette arwara igifu adashobora kuzirya ese ubu himana cyangwa no gushaka kwikiza abantu ngo wahashye ariko se Kayite unezezwa n'iki koko iyi ambaraje yuzuye imyembe ntuyibona aya si amaronji izi ntabwo ari za pome ni amandarene koko kweri ubu nzakugire mana yanjye ubu koko nzakora iki koko enda ko ntake urebe ibintu nabisigaye aho mu modoka ubizane nine reka njye kubizana papa naho uvuga ibyo by'indimu rero izi ngizi rwose ni inkeya uzihorere nzazirira nzimare ariko ibyo byarangiye tunabiveho ibise kandi byo ni ibiki mbona Ninette azanye izo se si inyama ko mbona se wagira ngo ni mbisi dore ngo uza akaguru kose jabane nabonye warangurukanye ngo mba naziriye njyenyine ubu se izi ni brochette uzanye ako papa nene ubu ushaka kunyereka iki ubwo uragiye uguze ibintu ntazi byari byo ngo ni inyama ese ubwo ariko ubundi wowe numva uhondagura portail ninde uwo ninde uhondagura hariya hirya nine karame jya kureba uwo ari we yibeshya asanga ari mbarura ariko arambona ntacyo ndebera umbwire mwana wawe mbarura se kandi yagize ati iriya nzabamo akaba adashaka kuyishyura se warayimuhaye mbimenye bisobanurire ubwo uzi ukuntu abyuka nkwepa yatakaza nk'umujura uretse ndaje muhe purevi nicyo gisigaye kandi ndakwisabye ntubyivangemo ntiwivange mu bibazo byanjye nawe dore ko nishyuza abapangayi ukazana impuwe nk'aho ari abana twabyaye ngo tubarire buretse nsanga ari we nako ndakwereka iki uko intama zambarwa icyo ndi bumukore arakibona yo minyone wamaze kumusobanura uko imihindagurikire y'umubiri we igenda mu gihe cyo kujya mu mihango
soso nawe akoreye inzira ku murima mbaruru batakwikoza agakingirizo. ubu se bararyamanira aho nabo cyakaba hari umugambi yawugezeho yaguriye umugore igitenge. Kayitesi nawe akomeje kubuza amahwemo umugabo we Sezibera. Birarangira bite? Ntuzacikwe n'ikinamico umuzi y'ubutaha. Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango. Yikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 1:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.